nawe sheri kirari kuri gutera umwana isoni okay so you are good sinigishitse eko nibenga ho mwirira ngo ni muri aho ni muri aho biri uti mwana neza mbo uramukishe cyo murabiza ntacyo sinjya bindo noneho genda uzane koka ikomeje ahubwo se uyu rero nuko byaye wowe nakimfata kugira ngiye nta kibazo simbuka afite inyota ndabizi ugiye gufata iki ihute kiravuga vuba umushyitsi bananze kwivuga kumva kugira ngo ntagakomeretsa nakana ndi gufasha nakana kahuye n'ibibazo devu nyine zampuheze aragatabara nyine arakazana kari kwibera hano gutyo kirakoze mubwire kwisubira icyuya oya ahubwo nuko uvuze ngo devu ngo nakana mfasha ngo devu mbuze icyo mfata nicyo ndeka kubera ikizi reka buriya mfasha se ibintu bisanzwe imyaka tumaranye n'igihe maze nza muri urugo iyo mbonye umuntu mushyashya numva nyine ngize akabazo kikize cyako niba ari umwana wabyaye hanze aba ntabimbizi nabyo babimbwira ubwo se kumura burabona ataba ari muto kuri devu ubwo yaba ari wowe niwe waba waranteye iyo nda ahubwo n'uwo twabyaranye turamutsimba ntabwo gutenda se simbimenye oya nakara turi gufashana kugira ngo mu minsi mike akaraba kagiye ahubwo se ubundi kakubangamiye iki nta bintu kari nta kintu kambangamiyeho ariko twara dukobwa nka turiya ubona dusa kuriya akenshi dutera ibibazo ese karasa nabi igihe tujijisha yewe ari ikintu dukurikiye ejo n'ejo bundi ugasanga umuhungu wawe abigendeyemo ayo mahirwe nayakorera ubu kabeshyeye ko umuhungu wawe yagateye inda bakamutambikana n'ibyo nkamupimisha bamutambikana sura ntabwo yujuje imyaka y'ubukure ntabwo mbizi igeze ko riba mubona ndabizi ko ntazi niba ugiye kumbwira ngo gufasha ntabwo ari byiza nyine hari igihe ufasha ariko ugafasha n'uzakwica burundu ariko gusa niba warabonye ariyo solution nta ibyo n'ibyawe birakoreye meze utese meze neza urumva nagize n'amahirwe mbana n'akantu k'agakobwa kamfasha sinkivunika gusa ko atinze kandi ari hano araza ariko reka tube twiganira ubundi se ibyo agiye kuzana ntubifite biri naturel fanta se agenda yifite ufite n'ibirenze fanta mana yanjye noneho ndakora iki koko ese ubu n'umugabo kuki ari gukomeza gushaka kunyicira ubuzima ubu nakabaye mbibwira n'uno mubyeyi wa hano ko atari umuntu mwiza ariko se nimbimubwira akanyirukana kandi n'ahandi hantu ho kuba mfite cyangwa najye uno muryango nta bantu beza yewe sinshaka no kubavanga mu bibazo byanjye nakundi reka nceceke cyakenze gute kuri hano hanze wenyine nje
kota izuba. Kota izuba munsi y'igisenge. Nari nje gushaka agacucu. Se, Kari. ntabwo ndi umwana. Ku buryo ntabona umuntu ufite ikibazo mbasha kumubona. Ese ntabwo na n'ubu ngubu ntabwo uriyakira, ntabwo urabasha kumva. Hari umuntu ngo wagutashije umutwe mu nzu se? Eric hari ikintu yakubwiye? Ese bigenze gute ko nasize uri muri mood nziza? What's wrong? Okay. Sinzi wenda iminsi tumaranye hano, sinzi wenda uko wambonye, ariko nkeka ko utambonye nabi ku buryo ntaba umuntu wakwizera ngo ujye nibura usharinga ibibazo byawe. Nkuko nanjye nagira ikibazo nkaza nkakuganiriza nkakubwira. Nkuko nanjye nagira ikibazo hey, wabaye iki wamba wagerageje basi ukambwira? Mama kubwiye nabi se? What's wrong? Wabaye iki? Tubwire sibyo? Nizera basi usharinga ikibazo. Hasi ndebe niba ari aho nahera nanjye ngufasha. Sibyo? Igihe tumaranye nta kibazo mbona cyawe pe, kandi na mama yarakwakiriye mumaze kuba inshuti, ndakeka muri urugo nta kibazo ufite. Gerageza basumbira. Akenshi tunyura mu bibazo nyine kugira ngo bitwigishe, sibyo? Niba ari ikibazo uri guhura nacyo, ahubwo ugomba kumenya uko ukitwaramo kikarangira. Shima sinzi ahantu. Buri kintu kivanye. Niyo si tubayemo nyine ntabwo ibyishimo by'umuntu biramba. Ahubwo ikintu uba ugomba kubikoraho ni ukumenya uburyo ubyitwaramo. Okay? Ngarikira kurira, sibyo? Kurira atagira n'umuntu uturuka ari akagira ngo ndagukubise, sibyo? Ndagira ikibazo cyangwa ko mba ndi kwibuka nk'ibintu bimaze iminsi bimbaho. Harimo ko wenda utarabyibagirwa ariko it's okay. Wadiringana nabyo. Okay. Basi guhera uyu munsi, sibyo? Njye nawe ubu ngubu turi inshuti, right? Ujye ugira ikibazo ujye umbwira, niba ari inama nyikugire nanjye nzagira ikibazo nzajya nkubwira, sibyo? Ariko icyo nashaka nuko wowe wumva kuri wenyine. Okay? Ubu ngubu none umeze neza. Twajya mu nzu. Ntabwo nagusiga hano wenyine ariko. Ntongere kurira ushyiraho wumve nyine ko turi kumwe basi, nugerageza kugendana n'umuntu wo kuganira nawe ndahari, sibyo? Don't worry. Makuru ntabwo ari meza. Ntabwo ari meza. Habaye iki? Sinzi impamvu nyine iyo nkubonye hano mba numva ntameze neza muri njyewe, umutima uba urimo uradiha. Njyewe se? Ese icyo upfa nawe? Muri iki gihe njyewe ubu ngubu niyemeje kuvugisha ukuri, niba narimo nakunda ibintu mba ngomba kubivuga.
si ngaho none ngewe hari icyo dupfa ku buryo umbona ukumva ugize ikibazo. buri uko uje hano usanga mama ameze neza, mu kugenda ukagenda mama yarakaye, cyangwa se wenda yaba atanarakaye ugasanga mama yifitiye uburwayi bw'umutima kandi nawe urabizi. iyo murimo gushwana kuri akamara iminsi atarya isundi arimo yagiye mu gikari, ariko niyo yanyumva nta kibazo n'ubundi byo ndimo ndavuga ni ukuri nawe ubwe narabimubwiye. bino uko kuri kowe n'ukuri nuko ngewe ni inshingano zanjye kuba natuma mama amera neza adahangayika kuriya, kubera ko kwa muganga barambwiye ngo ibyo tuzajya dukora byose muri uru rugo tujye dutuma ahora yishimye. Arwara igifu kizirana n'umuntu urakaye, arwara umutwe nawe ntabwo biba byemewe ko umuntu arakara. ese ubwo ngubwo ni gute ariko shingano ushaka kunteranya na nyoko? Ibi byose uvuga arwara hari ubwo njye mbigiramo uruhare? kandi kurakara kwe bituruka kuri wowe. Ibyo se ko byari kera ikibazo ngo naragikemuye, uherwa ko umuntu yarakaye. Ubushize ugenda, ubushize uva hano yamaze ibyumweru nka 2 atararya. Ubwo ushobora kubura mu amagambo atari meza. Nta magambo memo, nta magambo. Kandi tegenda kure bukanshisha. Niba unkunda simbizi, niba unyanga nabyo simbizi. Emero nyerurungu rutuwa mugabo wisinga ukunda sinagushaka. Ngewe ntabwo nkwanga, ahubwo nanga imico yanyu mugira yo kurakaranya. Sinzi muri abantu bakuru mwagombye kuba mukunda nako kumuzi niba urwo rukundo kuko runabaho. Ariko bacu mugana mu Kinyarwanda ngo ntazibana zidakobanya amahembe. Ayo mahembe rero mujye mukomanya imitwe bigira inzira. Kwisishanura ubwo niba ari amahembe ugira gutyo ukabura ari mucomye wari mucoma akamaro kwezi kose hana atajya. Ariko ndeba ari wowe uvuga urakaye ufite n'ibintu byinshi utekereza ko nyuko nta kintu arabimbwiraho mubangamiwe ntiyaza kambwira turamba. Ibyo ngibyo nibyo koko nta kintu ajya kubwira. Nabo ubwo narabimubwiye ndamubwira n'ibyo bintu mwita urukundo rwaragiye ruguhuma amaso rutuma utari kubona ahantu ikibazo kiri. Ngo ibyo ngo yita urukundo ngo aragukunda. Urukundo se rukundo ruvuga ko ariko mbwira njye wari cyo numva rwose impamvu urakaye cyane no kumbwira amagambo akarishye nayo ngayo. Niba wumva hano hari ikibazo mate na nyoko namutwara nkamujyana akajya kuba handi. Ujyana hehe mama? Ujyana he mama? Mujyana aho ushaka nanjye nshaka. Aho ngaho rero niho tutazumvikanira. Mama mungana kuri wamuvana muri urugo ukamujyana he? Ariko njye ndi umugabo ndamukora. Nibyo ndabyumva urakora rwose, ufite n'amafaranga, arambwira ko umufasha ibintu byinshi cyane, ibyo nzi n'ibyo ntazi. Ariko ubuzima bwa mama igenda nzi ko butari ku murongo, igenzi ko butari safe, igenzi ko burimo buraderanjwa. Ejo n'ejo mwana we uretse ko abana bikigiye sinzi uko mwabaye ibyo nkuranye ko wabimukorera. Niba tugiranye akabazo kari toto gashobora gukemuka, wabigira urwitwazo ku gihe cyose ngeze aha ngaha ugomba kunkura mu jisho. Dave, ariko mba ngomba kuvugisha ukuri nkakubwiza ukuri, si ukukubahuka pe. Ahubwo wanyubarushye zo bwo uwo munsi norezo. Oya ni ukuri ndi kukubwiza. Kiriko wenda niba ukura ari cyo kibazo dufite twagirana, ariko ubundi ndi kukubwiza ukuri. Ariko ubundi ufata ute? Wenda uko ngufata reka mbe mbishyize ku ruhande ahubwo nkwisabire. Ubutaha jya umfasha niba mama hari ukuntu njya mutwara nk'umwana. Yarakara erega wowe ni wowe njyewe ni njyewe ntabwo ko witwara ko ngomba kwitwara. Ubwo none waje kunyicira mama. Sawa. Nawe narabimubwiye ibi bintu by'inkundo yishoyemo. Sinimjya mwumubwira ko nta rukundo. None usanze habaye. Erega uri kubisuragiye. Ndimora byumvira ko nta rukundo ruba hakanga ku. Kandi mbona uzanjigura. Ubutanzi twaze nyumba. Waho utamuha tipu ntabwo byari kujya. Ruka Makuru salama ndakubona abantu ni fresh kose twapfuye iki brother. Hoya ntacyo nuko umuntu abagize abayivugiyeho ariko ubundi ntacyo dupfa. Gambiri wajyaga kuza hano warambwira guti ndaje tujye kureba n'akamaci none ubu ngubu sinyimenya aho nkwera. Byagenze bite? Nuko mba nanyuze hano kugira ngo mfata kahodere kaho gusa ntabwo naye kumatinda. Sister Vites meze neza.
Ni sister ariko none se amakuru y'iminsi byagenze bite ko Njye sister wawe. eh Baby, njye sister wawe. ntabaraga reba urabona ntabaraga nawe ubu nguyeho ntunguwe neza ubundi nta nimero zanjye ugira mwana tunguta kundi ubundi hano urabizi ko ari amasaha yanjye amasaha nkanga ageze ndaza ngifatira kamwe ibisanzwe hari na match rega mu kanya Arsenal ubwo se kugiye kare nayo ntabanyitseho gatoya Ese baby kuri kunyiyaga. nusi ntabwo nemerewe no kwishima muraberanye Neba. ese utari warambwiye ko byari biri mu nzira kandi ruka ntabwo tukiri inshuti byari biri mu nzira nuko Ntabwo yakubwiye ko dukundana. ababizi abayigeza nkana neza se ari n'igi cyabayobewe ari uko nawe ngo bibe bireba aho ujya twiteze urubanda Nese ushaka kunkunda mwibanga nk'urumogi. ubwo ngubwo se Niba unkunda binyereke. ese mvuze induru Ntabwo ari kuvuza induru. Arsenal kanje kureba umupira hari igihe nahita bugaruke se ngaruka ndagaruka ndaje kamurenze irembo sawa bye Wow! kivuye mu bantu gusa ko atari ifoto oh shit wongeye kumana none cyo yego uguhara guhata nizere ko harimo kakano gatuma mu nda nyine urumva nabura ubwenge ntabwo nabura ubwenge aho niho sawa rego uba wakoze icyo mukundira w'ibyo nkunda nawe ubizi kuri kwihanagura se n'ubwo uracyananiwe amukuri ndumva ndushye nizere ko ipfa warishize kunyama najya uzimiza uzimiza ntuzi si ibindi mu kuvuga ese uri gufana iyihe ese ntuyireba reba yatsinze 3 ku busa we ni twambaye kimwe iriya y'ubururu n'umweru nahise nyimenya kandi nawe urabwambaye cyane bose wagira ngo nari mbizi kuri bukina ubwo kandi nsanze birimo biteze urumva hadashyushye wowe ariko si ubushyuhe bwabura abantu kubona gutyo kuko ashyushye kandi rero n'akazi umuntu aba yakoze ntabwo ubushyuhe bwabura ako nari ntuzongera gukora akazi ko ku ruzuba gutyo byose biterwa nawe ninjye wabigizemo uruhare cyangwa ni wowe wowe ugiye umpa akaruhuko wumva ndimo kuvuga ngo nashyuhire mbese ariko kubera urukumbuzi ibyo ndabyumva nanjye ntabwo nakicara ntibuze akaruhuko none ariko ku munota nk'uwa gatandatu sinzi ibintu numvise w'umukino okay dukora komeza turafana yateye ishoti garide yarapfuye ndabona ari pimikiro kimwe se nka 5 aha aho nibereye ese undi yuko wahise ubyuka nahise mbyuka hari ka message nabonye numva kangoye neza ahubwo dore ukivuga telefone ari gusona se kuki wakuyemo soni sheri kuki wakuyemo soni iyo ugeze hano kuki ukuramo soni mbangira ngo utaza kusakuriza cyangwa ugira ngo bataguhamagara nkumva baguhamagara nta use ninde uri kuguhamagara nyine nabo ku kazi kambita akazi kandi twavuganye ko igihe ujange by'akazi biba byakazi hello yego boss mpinduka ziki iki boss wakakanya narinje ntararuhuka kuko mwongeye kunsubiza mu kazi nojya bakaniye byange none se mwabwiye karaki akagenda bakwiye kurwara hakuzi ko left rendez-vous yo kwa muganga kwa kabiri niho
muzanyirukana zubwo namutamukiye boss. Ya boss ntago mbimyoje. Ntago mbinyoje bose akazi ndagakunda ahubwo ngiye no guhitanza. Ko namwe muzanyongera umushahara ko muramwisha cyane. Muzabuma. Okay, ndaje nimushaka muntu ume iyo gihera ndajyayo bwose. Sawa. Nyuma y'amasaha 2. Yego boss. Akazi ni byangu rye sinzi ko zanashobora. Urabyemeye? Akazi k'iki gihe boss byumvikana ukunda amafaranga akundusha. Ntabwo akunda amafaranga kurusha. Akazi niko kadutunze. Ubu se nkavuyeho najya nkakirwa mu maso gusa nta kintu dukora twembi. Ndetse amafaranga nagutumye ko nyene yari wowe. Iyo udafite amafaranga we twiki. Reka nabiriya ntushobora kwikora utari. Ariko se biriya nibyo nkubwiye ngo uhora ukora. Kumba nanagukeneye nibura ngo nanakubone. Wanyenera se byo utabikeneye ntabwo bishoboka. Byombi biragenda. Si uyonje nzugusa yonzanya umufuka w'umuceri hazana kawunga nkazana n'umufuka w'amakara. Icyonzi gishobora kuba ufite undi muntu wita. Ntawe nagusize. Arahari. Kandi bizina gukunda. Nese aka kanya ijoro ngiye isugenda. Aho kugenda ushaka ivarizi yanjye umpakingire unamperekeza. Sibyo? Ako wikimyoza shiri. Cyangwa se tugende mbanze ngusige mu munyenga mbone kugenda. Ntabyo nkeneye. Mbona ari nkeneye ni wowe. None ntabwo bikunze. Nese ko tugiye kumarana nk'iminsi 3 turi hano. Nzakundi byagenda rero. Kazi niko kambe. Uraje isugenda. Ntabwo ari ubushake. Hakundi nabigenza reka ngutunganyirize. Rowe. Shiri. Skoma shiri ndose niba. Ariko kukitumva no kubeshya. Ahari wasaze ubaka kanyura ndakuryamye kumeze no kumfa turi kumva vuga vuba n'ikindi gavuga vuba njye kuvuga ibyo nshaka kuvuga urabivuga se habaye wow kusicyura akuse iki kigabo kirambaza iki ubundi urantegeka wamagara rubundi ndakubaza iki se wowe ari wo munwa wawe wawufunze ninde wakubwiye ngo uzano uzanye ubugambo wabizi ko nyine ese ubundi hano wahageze ute ibyo se birakureba we witonde urutwa nyine ntaye ku muhanda ngimbwa sinjye ibisambo bimfate binyice none se kugusigara nkubwira ngo ntagusanga ndaje ndagusanga cyangwa nasanze wowe wagiye listen to me ntacyo numva ubundi hano uri hano gute waje kuhakumara iki umva rero kugira ikintu kimwe ndagira ngo uvuge gakeya witonze ntabwo wowe ufite uburenganzira bwo gucecekesha we ceceka ngaho umva none no kunkura uri kunyumva nta burenganzira murandebera washe mu rugo uranyirukanisha icyo uri kucyumva neza wamvuyeho ndi umwana w'umukobwa ujya no gutereta mama sibyo mama umuvuyeho uje no gufata uno mudamu wanyitoreye baramfata barankunda nje kwibera hano hanyuma se mugabo noneho hano ntabwo ugomba kuhaba urahaba nkandi ahubwo nawe urahasohoka ariko kibisi cyanura babimubwira ubibwira ndetse no mu mama wa hano ninde wagutumye siyo ngo muze kwivuga hanga mugabo mubise wowe uri mwiza wowe uri mwiza umva nkubwire rero ngiye gukora hondi ngiye gukoraho ntabana mfite umva sheri ibyo wakoze warabikoze wanyagirije ubuzima ariko itegera nkora unana gukubita ntabwo njyewe nuza n'ibintu by'imikino urabona nta n'isoni igihe imikino wakinyira hanze imikino kimwe se wowe wazaga ushaka iki si amafaranga washakaga sinaguhaye bamenye uburi bamenye si imbwa zikote ibisiga bikote rero nkubwire Zeya njyewe niyo barakubwiye ko ndi umugabo uciritse barakubeshya nanjye niba barakubwiye ko ndi kagakobwa wabonaga ufata ukibesheshwa ugashukishwa ubwo bufaranga bwawe ubu ugiye kubona none hano uri ni iwanyu wowe se n'umugore wawe n'umugore wawe n'umugore wanjye uriya n'umugore wawe wowe ni mama wawe nanjye nkaba uwawe niyo yaba umugore wawe yaba igiki cyawe Zera none ahanga ugiye kumbona njyewe buriya nta mikino njyangira ariko buriya nshatse nagukaraga nkakujugura hakurya hariya itangaza umuntu wese utuye hano amenye uno mugabo wariwe n'umuhe njyawe nakuhonde
Wongera kuvuga ndakuniga. Kamva intoki. Ito itangazo gwaye nanone. Wongera kunkoraho. Nigeze ngukoraho. Nanjye ndavuga ngo uwo munwa ushobora kuba uri kumva uwo munwa wawe ni wongera ndawuca ngewe ndawuca. Itangazo uyu mugabo Zibere Jese ndi guciringa nawe. Basumva. Ha ubwikabwige inkuru uri kubwira ndi ibyo bigambo. Ni ngewe utunye kugira gutyo. Wowe suri igiki? Uri igiki ntatinyuka. Sero kintu ngiye ni uri igiki? Uri igiki? Uri igiki? Nyuma y'ibyo wankoze byose. Watize ku muhanda harya ubundi ariko akabigasekwa nk'akeza. Akabigasekwa nk'akeza. Watize ku muhanda harya witwaje ikibundi. Ariko tutazongera. Ninde waguhaye ijambo hanga? Ahubwo yari ndaguhaye ijambo ngo mvugiremo. Ko ahantu berindije utabu kwiye no kuvugira mu maso yanjye. Nta n'isoni. Mami, sohoka hano mbi. Ako kuki nagimbwa nkakura nazo wandekuye uri kumbaza iki? Urimo urambaza iki? Uri kumbaza iki? Barakumenya bagute hanze nta n'umwe uri busigarane. Nongera kuvuga muri uwo urumva mu kanwa kawe udakometse. Njya nkomereka uyu nguyu wewe akabaye ubwora napfuye kuko abantu uri murahembukira. Ese basi kwangiza ubuzima bw'abadamu birakumarira iki? Gufata imitima y'abantu muri bose kandi bazi nguru umuntu kukureba uhagaze gusa. Uva ku bana ukajya kuri ba mama babo ukajya no kuri ba nyirakuru. Mbabwireze uguma kunshotora. Itangazo mubimenye akubudira kumbaza hako bundi nakuze mu motahanga ntabwo rigeze ngo uburenganzira bwo kunkura urongera kunkuraho ari hariya utabona nanakoroheye wowe uri kumva neza urabizi itangazo uno mugabo ni indaya akajura ubu nta n'ugushaka kwiba we ko nabonye ukuntu ubu umugome ntabwo watinye no cyane ninzi kuri muzima ariko nsanze urwaye mu mutwe. Ni ibaze niba urwaye mu mutwe kandi ukaburi chef warwaye bo mu mutwe. Ubwo uri igiki? Waraporomotse. Ngiye kugushyira hanze ku buryo imbwa ziko. Upfire muri gereza. Reka nkubwire no reka ncishe make yuko. Reka nkubwire ncishe bakabwirwa inkuru mbi ko kimeze. Undi kubona ngiye ndi kugana nawe. Ibyo wavuga ibyo ari byo byose. Noneho uko ntabwo uvuga uramuka. Tega amatwi wumve. Nuvuze ngo ugiye gutanga itangazo. Uretse gato genda gace ubanze wumve bitaza kugucika. Hera none ahanga avuze imvuru uvuze ibiki uvuze n'inzogera. Hanyuma ugiye kubase. Hanyuma se udebeje nabona ngo guhururize. Banza wumva ugiye kubwira. Baje bakureba n'uturinete n'ubucongo na wigize gutya nk'inyuza bakajagura umuntu. Nubona iryo tangazo ugiye. Nubona iryo tangazo ugiye kuribwira. Ugiye kuribwira niyo wa mbere ugukuremo ijisho. Kubera ko n'ubundi wari ugiye kumutwarira umugabo. Ngaho komeza uvuge. Komeza uvuge. Hanyuma ze ubundi umusobanura impamvu wageze aha kandi tukatuzira. Araza no kucima amenye yuko na kuvumburiye uri kumva neza namuvumburiye ibintu byose amenye yuko wari ikisambo cyeshe. Vuga byo